oya none iyo nda niyanjye kuko ngukuru kubivuga mu mezi abiri tubanye iyi ndirengeje amezi 4 iyo nda niyanjye wa mugore wiyobagije ko cyagihe waje kunsura iwacu ubwire n'ahantu twabikoreye ngewe ndagenda tamvuye mu kazi ku cinjuro ntabwo nakubwiye ngo ndumva impinduka mu buzima bwanjye ndagenda tamvuye mu kazi mvuye gucinjuro ahubwo umugore we iyo agize ikibazo mu rugo ashaka kunda arashinja umugabo n'ibyo adakora akamushinja n'ibyo adakora ikibazo nyamukuru kiri muri ino nzu cyangwa muri uru rugo rwanyu ni iki ikibazo nyamukuru kiri muri ino rugo rwacu nuko ndimura kuzana uyu mugore ndana ukwezi kunyuzemo tubanya amezi 2 ndana ukwezi kunyuzemo mu manyameza kunyuzemo atangiye gukora ibintu bibi atangiye kuzana abagabo asabazana mu nzu mu rugo atangiye kuzana abagabo mu rugo arambeshyera nakomeje gucumbika ku muturanyi kuko nahamagaraga mu rugo bakambwira yuko ngomba kwihangana gushaka ko ari ugushinyiriza uri ku baturanyi ndi ku muturanyi waba uragerageje kwegera Kaze bakunze ba Noah 250 Smart Boy nk'ibisanzwe uyu munsi muri ko iyi famille ntago ari ubwa mbere mu babonye mwigize kubabona ubwo bari bashwanye bapfa yuko umugabo yashinzaga umugore ko amuca inyuma nyuma y'igihe rero ono mudamu yaramamagaye ansaba ko naza kuza nkabana baganiriza cyane ko bifuzaga kuba bagira ibyo baganira ariko madamu we yifuza ko nubundi byajya hanze namwe mukabimenya niyo mpamvu rona bahamagaye kugira ngo tube twaganira tumenye se ikibazo bafite ni ikihe cyane ko namaze kumenya andi makuru yuko umugabo avuga ko uno mwana uno mudamu atwite ataruwe nibyo nje kubaganiriza kugira tube twanarebera hamwe tunabunga niba bishoboka kugira ngo babe bakomeza kubana cyane ko kuvurira munsi bahise batandukana ariko umudamu aravuga ati ntago simfite aho kuba biragoye cyane niyo mpamvu tugira ngo byora tubunge tuye ko bakomeza bakabana bite sawa uhaye ikaze kuri Noah 250 yewe rero uyu mugore bitanye no kuvuga ikibazo naranakwakira neza uhaye ikaze murakoze amakuru ni meza kuvuga n'agahinda gateye ubwoba nuko iminsi yangendekeye mibi kuva cyagihe rero wena ndashaka duhera aho ngaho n'abantu basobanukirwa kuva cyagihe ubwo meruka inaha nasanze ibintu bitameze neza ubwo ari gusirira n'umutware wawe ndashaka utubwire cyangwa ubwire n'abantu bari kukurira muri aka kanya nyuma cyagihe uri kuba he nakomeje gucumbika ku muturanyi kuko nahamagaraga mu rugo bakambwira yuko ngomba kwihangana gushaka ko ari ugushinyiriza uri ku baturanyi ndi ku muturanyi waba uragerageje kwegera umugabo wawe mukaba mwaganira wenda mukarebera hamwe icyo gukora ako mukirinda ibibazo muba mugenda muhuriramo nabyo bituma munarwana cyangwa se munaserera kugera naho umwe ashaka gukomeretsa undi cyangwa kuba yanakwica undi cyane ko nabyo bishoboka mwizeye wenda ugize ubwo bushake bwo kuba waza ngo mwegere wenda umusabe imbabazi nimba koko ayo makosa arayakoze rero namusabaga ko namusanga mu rugo ngo tubwirane ikiganiro akamakanira akambwira ko adahari ariko nagerageje gukoresha telefone arambwira ngo inda ntwite yemera umwana ariko nyina ntamwemera kuko inda atareshya ataho ndacyari mu gihirahiro rero ngo agira gute yemera umwana ariko inda ko atareshya umusa bimeze bite rero ndabona ufite uburakari buteye ubwoba Nuresi uyu mugore ahubwo ari kuvuga ngo inda niyanjye iyo ndaye ifite ameza ifite igihe kinganike Ese mwagiye gupimisha ukuntu bambwa n'abantu bajya kwa muganga bakabapima inda mukamenya amezi ifite wose yakubwiye ko ifite angahe basi oya akurikije n'igihe tubanye we natubwiranye igihe kingana gute ngiye tumaranya amezi 2 none mu mezi 2 ndakavuga ko ari inguru iyo nda niyanjye gute kandi tubanye ejo bundi mwarabikoraga mutarabana wenda mwatangiye kubikora urubuto rurera aho nababwire akiri imbere nyine yuko mubana ngaho nababwire rwose ngiye ndimanzi niwe mugore wanje wa mbere nababwire niba twarageza tubikora umunsi w'umutaga oya inzoga se kubera ko umbajije si munyamakuru kubera ko umbajije kugurira ejo kugurira kamwe
subiza ahubwo dukomeze. oya Ntabwo nywa n'inzoga. oya ngiye nywaga amazi. Amazi yawe nayitwa nguki? nywa amazi ya rubine. None se impamvu ubona n'inkoje icyo kibazo wenda utaza kuceka ibindi nuko n'ubushize ubwo meruka hano yavugaga ko udufaranga gukorera ngo 500 gukazana 500 ngo igihumbi ukakijyana mu bagore ndetse n'inzoga. Siko wavuze? yego. None se yarakubeshyeraga? Nyosi buriya nafata amafaranga make ngayajyana mu rugo ngajya kunywera mezi icyo gihe naba mfite umubare, ahubwo umugore we iyo agize ikibazo mu rugo ashaka kunda arashinja umugabo n'ibyo adakora, akamushinja n'ibyo adakora. Ikibazo nyamukuru kiri muri ino nzu cyangwa muri uru rugo rwanyu ni iki? Ikibazo nyamukuru kiri muri ino rugo rwacu nuko ngimera kuzana uyu mugore ndana ukwezi kunyuzemo tubanya amezi 2 ndana ukwezi kunyuzemo mu manyameza kunyuzemo atangiye gukora ibintu bibi, atangiye kuzana abagabo asabazana mu nzu mu rugo, urabeshya atangiye kuzana abagabo mu rugo arambeshyera. cyangwa urabikora n'ubundi nyiri byondo ari ukuntu mujya muhura kwaje tumukora ibirangira aho twahurira je ntabwo naca umugabo wanjye inyuma. umudamu aragukunda ntabwo bimenye aragukunda ariko sinzi impamvu uri yakunze uriya undi kubasangana mu rugo rwanjye. Nta wundi mugabo nakunda uretse wowe, sinashobora kuguca inyuma pe, nushaka umbabarire. Ibintu bakubwira nta nubwo ari n'iby'ukuri wiboneye. oya none iyo nda niyanjye kuko ngukuru kubivuga mu mezi 2 tubanye iyi ndirengeje amezi 4 iyo nda niyanjye wamugore wiyobagije ko cyagihe waje kunsura iwacu ubwire n'ahantu twabikoreye jewe ndagenda tamvuye mu kazi ku cinjuro ntabwo nakubwiye ngo ndumva impinduka mu buzima bwanjye. ndagenda tamvuye mu kazi mvuye gucinjuro ngasanga uri kumwe uramugabo wa muri gukorana ibikima muri gushaka uwo mugabo kwa mugaruka we cyane uwo mugabo mufitanye umubano umeze gute? Ari imirimo mufite mukorana? Je uwo mugabo ubundi uyu nguyu yava mu rugo saa 9 za mu gitondo agiye gupagasa akataha saa 12. Uwo mupapa nyiri byondo we mbega n'umukomisiyoneri isaha ku isaha arinyabye ukabona jiwe mu rugo ku mpamvu z'ibintu runaka ubundi akongera kisubirirayo. Umva rero sanze rero maze no kuvuga ngo mwiriwe gusa nkavuga ngo yego ahita avuga ngo he uwo munsi ntago ndyama ubwo intambara y'ikiroti bitangiye vuba cyangwa mukibana na mbere ayo mahane yabagahari? Je tukibana nta mahane nyine ni ibintu byabaga hakambaza nkamusobanurira ariko ntago narinzi ko nyuma yabwo bizakomera bigeza. Umva yewe muvandimwe we rero njewe iby'uyu mugore byari kukubwira byose ibyo ndago ndi kubyemera. Si wajuje kutwunga ngene nabyo nifuza n'abantu nibyo bifuza bati muracyari bato urabona umudamu wawe nawe aracyari muto ahubwo ndi kwibaza suje uje kutwunga ibyo rero rwose ubu ngubu aka kanya ndago mbishaka ngiye no kujya kwishakira ikiraka ndaka kakanya njewe ndikumva ndanane no muri mudu. Unese ukora iki papa? Ndago mbishaka ngiye kwishakira ngiye kiraka cyose ndagikora ari ubuyede ndabukora ubukarani ngabukora buri icyo mbonye kipfa kumbereza igiceri cyo ndararira gusa. Ubona twirengagije wenda ibijyanye n'amahane tugaruke mu rugo mu buzima bwa buri munsi mu rugo ibijyanye no kuguhahira kwita ku mubyeyi utwite n'izindi nshingano mu rugo kwishyira inzu ibiki n'ibiki byo ubona umugabo wabyubahiriza? Yo umugabo ubundi aharanira kwishyura inzu no kurya ubundi gukaraba no kwiyeranja kugira ngo kuvomera amazi se? Oya kuyivomera ndabishoboye ariko amavuta nk'uko abandi bageni bitabwaho ntabwo nyabona uko bikwiye nyine ariko ntabwo mbimurenganiriza ni ku bushobozi afite. Kubera ubushobozi n'ubushobozi bijyanye no kuguha kayase cyangwa kwita mu rugo mubona mu bijyanye by'abakuru ho ni sawa? Nta kibazo dufitanye hagati aho. None se ko wowe ni sawa se? Nyushi uyu mugore avuze ko ari sawa uraseka nibyo nashakaga nanjye avuze ko muri gahunda uri umuntu w'umugabo avuze ko none se yaretse agakunguke
yaretse agakungu gakungu kameze ko kujyana n'abagabo akazana abagabo mu rugo n'ibiki siyo mahane menshi gaturuka mu rugo wa mugore we siyo kiri baje gutungwa baje kutwunga ibisheke waretse bakajya babinzanira ukajya nsanga waje kutwunga baje kutwunga atari cyo turi gupfa si icyo ngicyo kukubwira ngo ureke narakubwira noneho rero ikigezweho uyu muvandimwe uje kutwunga saje kutwunga ngewe mbabwiye yuko ko ngeneye kujya kwishakira ikiraka ahubwo akanya ndago mbari ugenda usa n'umuryango wawe n'uyu nguyu waje kutwunga bazaze batubwira inama dufate umwanzuro naho ngewe buno rwose ndetse nagishaka kubana nawe burundu buno hoya nyine nagishaka buno ndabwumvikane njaka buno nagishaka kubana nawe nyine buno ndabwumvikane njaka ndetse uri kumuraza mu gasozi aka kanyasha kugenda akatihura n'undi mugabo umwitaho umuha agaciro umukorera buri kimwe cyose urumva udahombye mana yanjye urumva udahombye gomba kose niwe wawe biteye nagende azaza twiyunge nyuma maze bakomeza ube mu gasozi nayagiye iwabo se ndagagira iwabo nabyakiriye ubwo nyine ndiyeranje ubu neza uramara amaje ntabwo umushaka fe oya da nagenda ahubwo najya iwabo babanje kwitonda oya najya iwabo babanje kwitonda ariko sinzi impamvu najya iwabo naritonze bihagije madagenda genda uzamanziza n'umuryango wanyu uzaze kudukiranure cyangwa ashatse undi mugore ntitwabimenye oya nda mugore mfite dore ngaho ndi ku muryango gwaho njyama ndawundi mugore mfite niweho mugore wanjye nashatse bwa mbere niweho namfite ndawundi none se umwana kuri ubundi numva atamwemera kugira ngo amwemere bizasaba iki ubwo nagira ubushobozi azaze tugende kwa muganga bamufata amaraso babihuze uburyo gusubiraho umaze iminsi ubase biragenda n'ubundi kubera ko nababwiye ikibazo kinkuye mu rugo ntabwo banze kuncumbikira kuko bo barishoboye barakomeza banyihanganire bakunze hano tufite rero kanhe twigendere twakoze ibishoboka twagerageje kubaganiriza ubungene no kuraho kamera kuko burije n'ubundi mbe nakongera mpamagara mu papa mbicaze mbaganize turi wenda ko baza gutuza bakaba bakomeza kubana nkuko bari yemeje n'undi kubaka cyangwa se kubana kandi tutegereze ko bizagenda nagira igihinduka bikangoma ko mbiberekana byo muzabibona katubonane mu biganiro bitabaye